Ni wowe witwa Clementine se? Ni njyewe. Yego. None sumvite? Ni njye waguhamagara. Yaba data we. Mana yanjye. Ni wowe. Yego. None se uko wari ufite nimero yanjye kujya utampamagaye. Reba ubu siyo ntaza guhagarara ku muhanda. Ubu ngubu wari kumenya nabo basore bari kugenda ngo muri geta. We rero kandi ibyo byari bibaye. Yarahambwiye ngo tugende ngo kugitanda ngo tuganire ngari ngo ngaza muza kufa. Ariko se koko ni wowe cyanga nawe ushaka kunkuburi. Ni njye yaguhamagaye. Ariko se wamenye izina ryanjye. Nari mbizi kuko guhera mu gitondo bambwiye ngo ahagurutse ku kibuye ni saa moya none ndebera saa 10 nizirageze. Gahunda zose zapfuye dore nabuze umuntu nsigira umwana ubuse mwana wabanye umukobwa mugiye kujya musegarana. Uyu nguyu. Baba sheri we amarezo gariganze nuko. Akamarezo yanga. Njyewe reka nkubwize ukuri. Nje nzagura MTN. None ukoresha iki simara MTN ukoresha? Ukoresha. Nzagura iminara. Bana yanjye. Yose uzayigura. Yes. Aho twisharatsana cyane. Usukuntu naye ngukumbuye. Zihore ngiyewe wibivuga noneho hari na vigukanira. Zihore. Sheri ariko rero. Njyewe pe Kamubwire ntabwo njya nkunda kwicara mu muhanda ariko nibyo kwicara mu muhanda nta byiza byayo ubu ngubu aka kanyaga papa wawe ashaka kuza aje yatumerera nabi mva papa ndamuzi wabona nacyahita yakigenda yagira igiti reka nkwereke sibyo tujyane mu rugo naguteguriye akantu keza akanyama agafi agakoko ubundi wowe urabizi ikintu ushaka urakibona n'ibijumba birahari ibijumba ngiye ngukunda uri mu ndiba y'umutima gwanje ako shaho ndamutsetsaza umbeye njyewe izina ry'Imana mfuno musi ngenda gukundaga shiri tugende arega ni ngiye ukundaga n'abandi barabeshaga kwiga azamugiye mu masaziro ye kufuzanyiriza muzi ko nkeya bakamubonye aho mukati uraka gasorera nugumesha umukobwa wanjye umusaza mushura munaniye niyo nagiye kugira kuriye afanda bishyuriye abizabuza kubashyira muri ejo heza abazigamira ejo nibazagira akamasako reka ngere rero bakatira tu uzi ko nunze kurara abana ngewe yo bitesha amusha ikigali muba musa neza ujye underera umwana neza ureba n'agatsitsi nafite kuko muba musa neza ujye uzanderera umwana nzagakora neza pe waranesheje akazi nzagakora neza nawe uzabibona uzi ko nuko makazi ahubwo mungize amahirwe ndakubona uzi ukuntu nari uzi ese we nari bari banuguriye ariko ngize amahirwe ndakubonye ubwo se umwenda uyizanye muri envelope hey
ukuntu nayitiye umukobwa w'inshuti yanjye witwa Nikuze ndavuga ngo ngiye i Kigali arayintiza ubu umva Kigali mubayeho neza mukoko ndi kubona ufite amagambo menshi ufite amagambo menshi nubwo ngiye ngira amagambo menshi ni ubwa mbere ukoze akazi oya akazi nyine mu rugo nsanzwe nkora akazi mu rugo nkora akazi buri utane buryo buranza agakora neza ntabwo usoze kuririmbira umwana kuko ngiye kuririmbira umwana wize amashuri angahe mukoko ngewe se narize uruzi ko nagarukiye mu wa kabiri primaire narize ngewe da uri utandeba gusa ubwo se ko ndikumva utazabasha no gukoresha umwana wanjye homework se homework ni ibiki none se uko ndi kumva ibyawe bitoroshye niba utazi homework umwana wanjye ariga akunda kwiga cyane nese ubwo ndaguha akazi utamenya na homework ibyo ari byo kuko mama nzajya nyimukoresha none se ngiye ni ukuvuga ngo rero kugira ngo byose ndikwigisha kuko nawe ndi kumva mfite akazi kandi urumva nzafata umwanya wo kwigisha nzajya nguhemba amafaranga 3,000 uyu ni uwahe cyangwa use mu rugo hagaragara uyu ni uwahegamwa uyu ni papa wowe uwahisha njyewe se none undi mpetse niwe usuka abana banjye sibyo njye nta kintu mvuganaga nawe uruwandi uri mwene njyewe icara hasi icara hasi nicegamwa nicaye ceceka njye bino ntabwo mbibagamo uba mu biki njyewe ntabwo njyewe ncaga ndereka njyewe ndi mwende urashaka kwirukanka oyaga twumvikane gamwa twumvikane iki nawe mie niko mukongomani umwana wapi mie niko mukongomani siko munyarwanda jina lako ni nani mie jina langu ni Pedro siko munyarwanda mie wewe sio munyarwanda wewe na ufie si mjui hamjui huyu alikuwa nataka kwa hapa alikuwa nataka niapatia kazi na iko naniambia mbo hapa ni kwabo hapa ni kwako hapa mbo ni kwabo wewe unamuzi namuzi uramuzi mdada unamjua huyu mimi si mjameniambia mbo ni kwa hapa nipatie kazi unakutania wapi tumekutania hapa njia njia ni wewe unatoka sehemu wapi mimi nimetoka kujisenyi unatoka Kisenyi niko nashitafutia kazi mimi wewe unadanganya hapana mara moja unaniambia wewe uisha kwa Mkongomani nini mara mbili ukaniambia uko Mnyarwanda mimi siko Mnyarwanda unaishi wapi 3,000 ni amafaranga uzaje wewe maana yanjye we Yesu man 3,000 maana yanjye nzajya nguriramo mama igitenge ngurema agakweto keza umva uzi ariko wowe nyine umakazi ariko akora imarusha ariko nabonye uri n'umuzungu rero umuzungu se ni none iyi ni ishakoshi se oya kadebe ukazajya umenyera nuko se ugiye kuzajya umenyera kujya ngumenyera uyu mwana se yitwa nde ngaho gabanya amagambo tugende mu rugo uri kumva sema reka ntabwo rwagutura hasi gabanya amagambo reka tugende ndebe kuntu akazi uzajya ugakora nzagakora neza ariko ujye ugabanya amagambo ushaka kugira amagambo buriya ngewe pe ndabazi ubu ngubu uraje amagambo wowe makazi aho ngize amahirwe ndakubonye Yesu we ngakira terura umwana tugende rero uzana ngufashe mwana kwa kwanze rugikunda mwana ukata Yesu we bebe bitese bebe zo uyu ni tantine wawe sheri ngwino andabiza abana barankunda buriya mureke ndabona rero ibya bitazoro ndumva naye amafaranga ndi buyagabanye none ko mwana ari kukwanga oya uzakora se
papa yo no munyarwanda. Munyarwanda. Eh. Yo kumunyarwanda wewe? Hapana, mimi siko Mnyarwanda. Chameni. Mimi niko Mkongomani. Sio Kongole. Kwani uko na vitambulisho? Niko navyo. Nipe basi. Leta vitambulisho vyako. Vitambulisho? Iko. Sutaweza bibeba wewe. Nani anabeba? Mimi? Chameni. Alafu unafanya nini hapa? Hapo unafanya nini? Nilikuwa namuomba kazi. Hakuna. Alafu yeye uko na kazi huyu? Huyu uko na kazi? Huyu mtoto wangu huyu. Mimi basi ninajua kani mtoto wako. Ni mtoto wangu huyu. Mimi sijui. Ni mwanafunzi huyu. Huyu msichana huyu ni mwanafunzi huyu. Bwana una jamani, unataka kuniba mtoto wangu? Hapana. Mimi niko natafuta kazi. Punguza maneno yako jamani. Nishapunguza meni, nisameni, usiniache nijende. Unataka kuenda? Acha niende. Alafu kurudi hapa ni marufuku. Hakuna mtoto wako. Mimi sitarudiaka. Sitaki kurudi hapa. Mimi wabo. Huyu mtoto wangu Papa, mubabarie. anakifunza siku hizi. Nataka kumaliza masomo yake siku hizi. Jamani. Ngoja kuona macho yangu. Mimi na tukutana. Jamani. Hapana, mimi sitarudiaka hapa. Nenda toka kule. Mimi wao sitarudiaka hapa. Hii nyumba yako ninataenda sitarudiaka. Si lazima kuingia hapa kwa nyumba. Kuongea kuona kama unaongea mtoto wangu. Sio hiyo kuona. Halafu mimi nitakuua. Mimi sitarudia. Simama juu. Nenda toka. Kimbia. Simbi. Papa mubabarie. Halafu nikamubwire wowe. Wenda gufite. Uriya aragiye. Sibyo? Nagwe ngo ejo hawe hafite he? Mu biganza. Ndi hafite? Njyewe ingufu zayimo zirarangira. Sibyo? Musaza kwiga byaramunaniye. Ariko wowe uracyagerageza. Niba ushaka kwiga rero. Deka nagakungu kabasore. Haguruka. Tutahe. Ayiko abazongera we. Toka tugende. Ayiko. Buriya nuko tubonanye bwa mbere ariko ashobora kuko tugenda tumarana iminsi tuzagenda tumenyerana ariko ndabiza zakuzi uko nabana ngiye bankunda ni wacu mu cyara muza abana babuziye mu rugo bana barankunda uzi gukoropa uzi gukoropa gukoropa ngaho gabanya amagambo tugende Musaza kwiga byaramunaniye. Kandi nabwiye ngo ejo heza hanyuma afite hehe? Mu biganza. Sibyo? Ejo heza nawe uzatora. Ngomba kurihira ukiga neza, ejo ukazigira iki? Akamaro. Ubaka kaya tuvugana yatangiye kubashyira muri ejo heza kugira ngo urese nyamuzige amafaranga make kugira ngo ejo hazaza bizamugire iki? Akamaro. Uramenye rero nujya kwiga uzagira ute? Ntuzarangare. Zakubwira amasomo meza rero byo kuri tide ubyitayeho. Urakoze. Tugende. Kwiga.